Uri ingenzi itwaje u Rwanda ineza. Koko uri ingenzi itwaje u Rwanda ineza, uri impano Imana yahaye u Rwanda, uri umutabazi itabaza ryawe rihora ryaka, uri umujyanama mu bihe byose, uri umufilozofe sinkubeshya, uri urukundo ukundwa n'isi yose. Mpagaze aha ngaha mu kigo cyabo ngira ngo nkubwire ko tugukunda. Nubwo ntagira imodoka ngo ngere hose, nzacumbagira neza buhoro buhoro. Aho nzagera hose nzababwira aho wadukuye. Emera tugutore turagukunda, ibikorwa byawe nibyo dushima. Utuyoborana ubwenge n'ubushishozi, utekereza iby'abandi kuruta ibyawe, ntiwikunda nk'abo tuzi, iyo bamaze guhaza ibifu byabo, ubona iby'abandi bitabareba. Wakoze byinshi kandi byiza, amahanga yose baragushima, kuko utabara ukagera iwabo, byarananiye abiyitaga abahanga. Utubugabo si ubutumbi, ukimbiza abacaga ibico bucece, bagacurisha amacumu, amafuni n'imihoro, bakarengera mu batutsi, bakabacoca, bakabacagagura, bakabaconshomera babambitse ubucocero, bakabagira intwaza, imfubyi n'abapfakazi. Ari nako bacengana bacungana n'abacunguzi baje gucungura abacujwe ubumuntu, bacitse ku icumu rya Jenoside. Urabacebye, urabakimbiza bose babireba. Na n'ubu twaje u Rwanda ineza. Ikosora ubatera rirabacanga, bakifuza gutaha urwababyaye, amasoni akanga bakabitinya, bati tuzataha dufite imbunda. Nawe ugatuza uti karibu sana, muzahadusanga tubakirane na yombi uko mubishaka, tubakosore, tubaho umurongo ngenderwaho ubu ngubu, muzatuza byo turabizi, mukorere u Rwanda rwababyaye, ndi umunyarwanda twe niyo sano. Utagutora yaba ari nde? Kari wowe mukandida ubu dushaka. Indangagaciro z'umunyarwanda zujuje zose, human right wawe ni ihame. Ese iyo utagira umutima wuje ubwuzu, mumaze gutabara u Rwanda no gutsimbura barushenye, iyo ufata mikoro ukavuga cyane uti nimuhore, haba harasigaye abangana iki mu Rwanda? Ariko kuko utagira inzika, utazi guhora, uti nimubababarire, uti nubwo mwacumuye, nimucururuke muce bugufi, muce ubwenge mu bucengeze mu nshuke, mwicarane muri gacaca mucure inama zunga abanyarwanda. Uti kandi ntimucogore kuzibukira amaco y'abacanshuro, badahwema kuducamo ibice. None nta macakubiri agicacana, turi ku gicumbi gicumba ubumwe n'ubwiyunge, never again iri ku isonga. Ndi umunyarwanda biraduhuje, kuko uri ingenzi itwaje u Rwanda ineza. Ubu turacuranga tukanaceza, turacuruza duca ubujura, IBM niyo ikoreshwa kuko itamama, imisoro ikubaka u Rwanda, ibikorwa remezo tukabihabwa, tukiyubakira u Rwanda rw'inzozi zacu. Abo uyobora twese dufite ubwenge, tuzi neza aho wadukuye. Ni mu mashyamba hirya hino, ni muri purafo no mu mibyuko, munsi y'igitanda no mu rufunzo, nta cyizere na gito twiha cyo kuzongera kubaho mu Rwanda. Emera tugutore kuko umaze gutabara ntiwatereye agati mu ryinyo. Imfubyi n'abapfakazi urabasanga, abamugaye n'abakomeretse urabavuza, abatabarutse ubaha icyubahiro gikwiye, tubashyingura neza uko tubishaka. Abahahamutse n'abahungabanye uti mutuze, tugira ngo ni Yezu ugarutse i Rwanda. Abo mwafatanyije bose turabashima, bamwe bamennye amaraso yabo kubw'urukundo, Imana izabakubire kenshi barabikwiye. Hari n'abandi bakirurinze ngo hatagira abigomeka bakarusenya, tugasubira haga harenze aho twavuye. Umutekano niwo musingi w'ibi byose. Ingabo z'u Rwanda ubu ziratozwa, zikigishwa cyane iby'ubwenge no kuminuza ziraminuza, zikigisha n'izindi zo mu mahanga. Niyo mpamvu umutekano ku mbibi zacu ari indashyikirwa. Polisi Rwanda si yayindi, ubu yaragorowe ijya ku murongo. Nta ruswa cyangwa inyoroshyo bicyarangwa, kuko n'uyitanze ahanwa nk'uwayiriye. Intelligence zo ni hatari, uribwa none ejo bikagaruzwa. Ibiyobyabwenge barabirwanya, magendu mwumva ni amateka, kuko iyo yabanukiyeho kadogo barayihiga mpaka na hehe, bakaruhuka bayitahuye.
reka dutore Kagame Paul wazanye uburezi kuri bose. Natwe abafite ubumuga turabashima, mwatwegereje amashuri. Ubu turiga neza nta kutuvangura. Ifunguro buri munsi turarihabwa. Ikoranabuhanga ni nk'ako kanya umuzungu azongera avuge ndebe, kandi indimi zabo tuziga nk'urwacu. Ubuvuzi bwacu buyingayinga ubwo mu mahanga, kuko inzobere n'ibikoresho biri tayari. Kujya mu Buhinde cyangwa mu Burayi ni ubushake, kandi mituweli do sante ituma tuvurwa. Reka dutore Kagame Paul wakamiye Abanyarwanda. Gira inka mwumva ubu yacanze abanyamahanga. Ubu nta mworozi ukiba i Rwanda, turi abatunzi batomoye, amashyo n'amagana abarizwa iwacu. Dufunga amakoti dufite amanoti ku makonti. Uru Rwanda mureba ngo ni rutoya? Urukandagizamo ikirenge utikanga haduyi cyangwa uwakuriganya utwawe. Ahubwo wareba isuku iharangwa, ukikanga ukeka ko ijoro waritashye udapfuye. Kuko ntababeshye, uru Rwanda rusumba Uburayi na Amerika mu bwiza. Abanyarwanda twese turiho neza, ubutabera buturi hafi. Mu midugudu, tugari n'imirenge hari abunzi bakora neza. Dutuye neza kandi heza, towa mu manegeka ngo mutahe. Turya ibijumba tukanywa yera, tugakora cyane ngo tudasonza, ngo ihe inejo tudasaba uwo twimye. Watoje abantu kubana neza batireba, umurimo mwiza uruta amazuru. Ubwoko burica ntibukiza, icy'ingenzi turi Abanyarwanda. Uti mukore cyane mutijana, dufite amaboko n'ubwonko bikora neza, inkunga y'amahanga ntituyishaka. Ubushinze ikigega Agaciro kivuga ko turi abantu b'abagabo biha kandi bihaye. Turasobanutse simbabeshye. Terera amaso mu misozi igihumbi, urebe impinduka muri byose. Wa mugore wavomaga iyo bigwa, ubu aratanga ubuhamya ko umugore wo mu Rwanda afite amazi menshi meza kandi hafi. Nta kizungugije igishirira, amashanyarazi yageze hose. Nta kijya gutashya bari kuri gaze cana rumwe na rondereza. Nta gisasa ibyatsi Rwanda fomiri ku bitanda. Nta kinyagirwa na nyakatsi, dumuzasi duha amabati. Nta mavunja, nta na bwaki. Vive Kagame Paul, soko y'iterambere mu Rwanda. Kaburimbo n'amabuye bitwubakiye imihanda, hehe n'icyondo kuri congo zacu. Amazu meza n'imodoka nziza, wagira ngo twese turi gitifu. Reka mbibarize Abanyarwanda, uyu mugabo utavangura, ufite ubwenge n'iterambere, ufite aho akuye u Rwanda, akaba afite intumbero veni senkani, utamutora yaba arinde. Munyarwanda wese, waba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, tora neza, tora wemye. Nta wundi ni kijyana wetu Kagame Paul. Kijyana wetu Kagame Paul forever and ever. Muragahorana u Rwanda. Yari umusizi utari umusazi, umwe muri bene Filipo Mukakamanzi Marita, ukunda u Rwanda n'umubyeyi Paul Kagame.